Betty muraziranye se mu bisanzwe muhurira kuki muvugana mute nyine ni umuntu muziranye cyangwa Betty ni umuvandimwe wanjye. Betty ni umuvandimwe wanjye ndi mukuru we. Yakose kamera Betty uvuga umuvandimwe wawe n'umugore wanjye cyangwa n'undi Betty uvuga byo gukuramo umwana wanjye byibagirwe ntabwo bishoboka. Uyeranje yaranje gute koko ntabwo mbizi ubishakira igisubizo kuko byose no wabiteye yewe mira tukirinda ntabwo havemo izi ngaruka zose. Uyeranje nk'umugabo ushaka icyo gukora ariko ibyo gukuramo umwana wanjye byibagirwe. bitese ko dutembe muri amasaha uravaho uruwahe uragenzwa niki kuzazwe kuzima abantu bagenda mu rugo abantu bose bagenda ngaha ubandika amazina cyangwa bafata mu mutwe yewe nitwa HICUBURUNDI zavye ndumushitsi wa Betty ngo abantu bari buze kuza aha ngaha bose ngo mafite mpapwe gahunda mu gitondo kwa mukitsi ubuze kuza mwaba hari mwavuganye nawe na mabuja. Okay, nta kibazo muhamagare umubwira amazina yanje yose umve ko adahita kubwira ko ndeka nkingira. Ngo mbese ntabwo mwavuganye. We muhamagara umubwira amazina yanje. Kamubaze. Mabuja. Allo? Mabuja mukomere mwihangane nubwo twarogoye hari umuntu wari ugeze hano kuri gate waruje kubareba ahaje turutse mu Burundi aje mazina ni HICUBURUNDI zavye HICUBURUNDI ngo Xavier sinzira rero mwamuziranye kwa muzi passport sawa kanyimusabe yego sawa musa iza passport yawe. Hica Uburundi. Hica Uburundi. Yego nari nsanze byari byo niyo mazina yanditsweho. Yego. Samesi. Kamuti. Yego. Abi basanzwe abazi. Nta kibazo ariko kije mutajya kubareba. Yes. Wambwira ukuntu ugeze aha ngaha n'umuntu wahakurangiye. None wumvaga wanekeye ko singimo. Urumva wandira amafaranga atagiringa nakoje ndi muri Etazini. Ariko amafaranga nganitse abana warangizwa kurukwe n'undi mugabo. Listen. Nakureka gutyo. Please. Basi mbabarira twumvikane. Na amafaranga ngahe ngo nyaguhe ubundi usubire ugenda umvira mu buzima. Babarira umbwire kandi tubyumvikaneho. Umuvira mu buzima burundu. Betty amafaranga wandiye ntagarenga ibihumbi 10 by'idolari. Ariko niba ibihumbi 100 by'idolari ngo nkureke. Sinshobora kubyemera. Wansezeranye kumbera umugore kandi ugomba kumuba. Babarira umve neza. Uwaguhaye amakuru yaho mba ndizera neza ko yakubwiye nuko mfite umugabo nakoze ubukwe. Ndumva inkuru zose uzizi.
urabona nakubera umugore gute mu buhe buryo? Ntibindeba. Ikindi bano kuzo zisezerano twagiranye. Twasezeranye ko tuzabana. Uwo mwashakanye uzamuta. Nibitaba. Nzagusenyera. Uwo mwashakanye akubure. Dukore systeme tumuhombe twese. Ninkubura. Nuwo mwashakanye azakubura. Bikubera isomo. Ibeni isomo abandi bakobwa bo muri Afrika. Birirwa batubesha badukina nk'utubi. Okay. Nanjye nakubwiye ngo amafaranga nangahe musubiza amafaranga yawe ibintu birangire. Kuba noneho na wenda uvuga ngo naraguye mu kire amafaranga narariye pe. Ariko noneho ndi kugusaba mu buryo bw'inzira nziza musubiza amafaranga yawe sinkubemo ideni. Ntabwo nkeneye amafaranga. Icyo nkene nuko tubana uko twabisezeranye. Turabana gute nyine? Mfite umugabo nkunda urabizi neza mfite urugo. Narasezeranye even ahantu hose. Ibyo ntibindeba. Babivuze ukuri ngo umutima uragugahirwa nabi. Barira niba naragukunze udashoboka. Sinjye wabihisemo nikaze Kush n'indabyo se? Je gusura umuntu ukunda indabyo cyane niyo mpamvu nziza. Indabyo? Yego. Uziko usina uzamutange uje gusura ndi. Mugora boss nitwe kuza gutelefone. Indabyo musizanye. Ni rwose byaba ari we yaruzizanye. Nakubwiye ngo yanakwemera pe. Niyo wateka irigashye. Umva bose. Bari we mu nzira ni itambukire ni ifumbire umuryango. Uri mu rugo? Wansanze hano kuri gate yanyu? Umurigere agira n'ifunge gupfa nakunze urudashoboka nkora ibidakoreka nkuvuga mu nshuti n'umuryango ndawukwereka gusa sinkurenganye rwose ntiduhwanye gusa icyo nakubwira uzahora uri muri njye sinabishobora kukwibagirwa njye ubwanjye ndota umbwira utuje uti tuzura mfite nkabyuka nsenga imana ngo inkabiri z'inzozi naraguhamagaye nsanga uri kunywa yera urambwira uti banguka dusangire sinaze kuza ahubwo nuko narindi kure yawe byiza babarira siko nabishakaga biri byawe naraguhamagaye nsanga uri kunywa yera Servo mbabareka kungerageza. Kubera utangiye kunzanira indabo kubera ko uziko nzikunda kandi wowe ntagukunda ubizi. Still ntabwo urazifata ziracyari zawe. Uretse ko udashobora kuba amahoro ngo nkundane n'umuntu dukundana ko nta kibazo dufitanye. Clovis kubizi nta kintu yantwaye ntago mbangamiye nta kintu na kimwe dupfa. Kubera icyo ushaka ko mwanga nubwo bitakunda. Byaba byiza dukoze turi babiri kwiteganyiriza ntacyo mupfa ariko ejo ndafite gupfa. Izina rya Yesu evo utangiye no kwifuriza umuhungu mugenzi wawe gupfa kubera urukundo nk'abakobwa babuze. Urabizi ko nkunda sinzi impamvu ushaka kumubariza umutima. Ntabwo ngiye ngukunda. Genda gukunda kandi urabizi already amazi yarenze inkombe nta nicyo wakora ngo usubize inyuma. Right? Yes. Gagenda. Really? Yeah. Wow. Hana karibu wamo. Oya. Uyu munsi ndabuze uzagaruka undi munsi.
Seriously? Uranyirukanye? Ntabwo mwirukanye ariko ubaha ibyo nkubwiye ndahuze uha agaciro ko nanjye nubashye indabo zawe nkazifata kandi nta kintu na kimwe kiduhuza cyatuma nzifata. I see. So go Kubera Clovis sigaye unyirukana ku muryango. ntabwo ari ukubera Clovis ari hano. Nabishingikirije. Ndahuze ntabwo mboneka. Wakoze kunzanira indabo. Nanjye ni Clovis. Clovis. Wow. Nubigutera imbere. Ntabwo ari uri kubintera. Come on. Nakubwiye ngo ntabwo ngukunda. Nabikubwiye ku mataha. So reka dukomeze tube inshuti wikwangiza n'ubushuti twari dufitanye. Urumva ibi ngibi ari byo bigushimishije kuruta uko twari dusanzwe turi inshuti. Go. Wow. Kuri utama nk'iminota 30 cyangwa se imwe tujya tukaganira. Ntabwo bikunda. Mfite byinshi byo kukubwira. Ntabwo bikunda. Si Sabrina. Kuki wagiye umutima muri mwingo? Nta mutima mubi mfite. Ndi kukubwira ibyo. Just makaribu. Ntabwo bikunda ndahuze no mu nzu harahuze hari abantu barimo. Ntabwo bikunda. Numvaga ko ngiyewe nzagufasha muri byose kuvoma gutashya gusekura no kwenga abana nawe numvaga ubuzima ari umunyenga nkafite impano mpawe n'ababyeyi bakubyaye kugupita inkwano nyinshi nkana nyina zazibyaye ntabwo nakekaga ko mu bakobwa nakunze wowe Kamera ko yakura visi reka byaki. kandi ko wahitira gusa ngo nuvuga ko Tugeze ibyawe. Ari wagenda. Ntabwo ndi gusiga wowe ugenda hanyuma mu rugo ngenda nshaka nta kibazo. sinabishobora kukwibagirwa njyewe ubwanjye tumbwira utuje uti tuzura mfite nkabyuka Ikibazo ntabwo ari amafaranga. Nawe nzakura amafaranga ntabwo bikureba. Ngiye icyo nshaka ni uko amafaranga yawe biriya bihumbi 10 by'idolari wampaye nzabigusubiza byose no kubirenza ibyo nzayagukubira ariko ibyanjye nawe birangire turangizanye amahoro. Nzaguha amafaranga inyungu yose uzifuza nzayarenzaho ariko bivemo birangire neza njye nawe dutandukana amahoro. Please fasha. Ariko uri iki wa mukobwa wawe? N'urukundo ukunda Chris cyangwa nawe ufite icyo umushakaho nk'icyo washakaho ndi muri Etazini kuko nawe ari muri Canada. Ubwo n'ufite icyo umushakaho nk'icyo wanshakaho nawe umushaka amafaranga ariko ukaba ufite iyo ndi wikundira iwe Yves w'umukene abanga mu Rwanda. Byavise ibyo wabimenye gute? Ahubwo se ndi mu utazi Yves bajyamenye ku munsi w'ubukwe mugazambana muri toilette wasize umugabo wawe mu kidara. Waba ufite inzozi zo kuba icyamamare mu kwandika cyangwa gukina ikinamico? Urashaka kuba icyamamare mu kwandika se cyangwa gukina filime? Ntucikwe n'aya mahirwe uzaniwe na Bright Theatre and Film School. Tubaha amahugurwa n'amasomo y'igihe gito ndetse warangiza kwiga tukagufasha gushaka aho ukorera ibyo wize mu buryo bwa kinyamwuga. Twigisha kandi gufata amashusho no kuyatunganya ari byo camera and editing. Imugire impungenge z'imisi cyangwa amasaha ndetse n'uburyo wabangikanya amasomo yacu n'ibindi wikorera bya buri munsi kuko uzajya wiga muri weekend gusa. Ihutire kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri nomero ya telefone ubona kuri ekara yawe maze utangirane n'abandi. Bright Theatre and Film School turagufasha gukabya inzozi zawe. Ngabo ndebera ibintu ukoze. Urishimye. Ubu ntabwo nsenye. Betty. Ngize Imana wasenya. Ngatandukana n'umugabo wawe muri kumwe ukaza tukabana. Nasoni. Njye nifate n'umugabo wanjye. Wanyweye agateranya imiryango tugakora ubukwe abantu bose bakabibona. Ngo mukurikire.
Erega Betty urabizi n'ubundi wakombye kuri uwanje. Ndavuze ngo haguruka ugende. Kwikunda gusa. Uri inyamaswa umugomoro umutindi. Nimba n'ikindi kintu utekereza ko kizaba hagati yanjye nawe. Ntacyo uzabona. Ndavuze ngo haguruka ugende. Niba ushaka no kundeka, uzagenda undeka nzakwishyura amafaranga yawe. Haguruka. Haguruka ugende. Mvuze ngo iki? Haguruka ugende. Umuryango wakuzanye urafunguye. Haguruka ugende. Betty, uravuze ngo ngende? Genda. Sawa. Betty, ugende. Man, urihe n'imodoka yanjye? Muri gare Kimironko? Okay. Manuka umuhanda uja mu izindiro. Nugera ku kapa kanditseho Ecole Carmel. Urahita ukata kuri kaburimbo gahari. Nugwe murabona akapa ka keji 53. Urebe mbere yawo. Urabona apartment zihari ziri hepfo y'umuhanda. Uhagara aho ngaho ndaje tugende. Sisi, ndakwinginze ndagusabye. Mbabarira runuka mbandi kurwanira ku ruhande rwanjye. Ndabizi ndi umunyamakosa pe. Ariko mbabarira basi nawe ntunererane. Ntabwo nshaka kubura Trace. Ariko kuki Imana ihereza abagabo abantu batabakeneye koko? Ubu nkawe yaguhaguye iki? Iki wambwira ayo magambo. Nkunda Chris kandi cyane. Kandi nkeneye umugabo. Sibyo ntabwo nshaka kumutakaza. Ndabyumva uramukeneye. Hanyuma se byaro na Eve byo byaje bite? Urabizi Eve twarakuranye twakundanye guhera mu buto. Ako nta ejo hazaza njye nari kujyana na Eve pe. Kuko urabizi ari umukene nta kintu na kimwe yigirira. Ntabwo twari kuzubaka urugo ngo turushobore. Ikindi Eve nawe ntabwo yakundaga gukora kandi nanjye nuko nta kazi nari mfite mvuga ngo wenda twakubakana. Gusa nubwo wenda byagenze kuriya nkica umugabo wanjye ariko nakubeshye nsigaye mukunda. Nisanze mukunda urukundo ntigeze nanakunda. Tureke bya Eve. Hanyuma se uriya mugabo we urimo arakubwira ibya amafaranga uriya twumvaga. Uriya ni Saviye niba ari Saviye yaje ati we yavuye. Icyo ni nacyo nshaka ngo tuganire. Urabizi nyine ukuntu Eve yari ameze. Nta muntu n'umwe nari mfite unyitayeho. So uriya ntabwo nari nzi ko nyine bishobora kugera kure. Mwamenyaniye ni kuri social media. Ariko mvuye yaranyandikiye ambwira ngo akunda amafoto yanjye. Ndamubwira okay thank you. Bigenda biza gutyo tuganira. Ambwira ukuntu afite proje n'aha. Uri kumva nkabwira reka ntawamenya twese tuba turi abakobwa. Ntabwo tuba tuzi umuntu ushobora kuzaduhitamo. Uri kumva niyo mpamvu nyine ushobora kujarajara. Yiriwe neza. Aragoye? It's okay no. Bete. Seri? Sama. Uze neza. Nagize umunsi muremure nagutereranye. It's okay. Ako meze neza gusa. Kamira. Bimeze bite se?
meze neza nta kibazo. Siri ko ndashaka ko tuvuganaho gato hari icyo